Ndagusuje cyane nkwifurize kugira ibihe byiza nguhe ikaze mu kiganiro cyo muri aka kanya aho tugiye kugaruka ku nteruro 10 udakwiriye kuvuga igihe murangije igikorwa. Donc umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore n'umugabo, hanyuma murangije kuyikora n'umugabo wawe mwarashakanye, n'umusore mukundana, ntabwo twatinya kubivuga, nibyo bisigaye bikunda kubaho cyane. Hanyuma murangije kubikora, hari interuro 10, hari ibintu 10 udakwiriye kuvuga, hari ibintu udakwiriye kurenzaho. Iyo birengejeho ni sakirirego cyangwa se ushobora gutuma ahita bivamo, ugasigara wibaza ngo kubera iki yahise anyanga kandi twe twakoze imibonano. Icyo ngicyo abakobwa benshi bakunda kukibaza cyane cyane, nubwo no ku bagore hari igihe bishobora gutuma umugabo wawe adakomeza kwisanzura mu gihe mukora igikorwa, ariko ku bakobwa cyane cyane hari igihe bavuga ngo ni gute umuntu mukora imibonano yarangiza akakwanga, cyangwa se yarangiza ntiyongere kuguhamagara, yarangiza ntiyongere kukwitaba. Wasanga hari interuro imwe muri izi ngizi 10 uba wavuze. Ngiye kuzivuga mu buryo bwihuse ntabwo nzitindaho. Iya mbere ni urakoze. Urakoze, urumva nibyo bintu ugiye gutumbwira uti shangazi uhora utubwira tugomba gushimira, none ni gute ugiye kuvuga ngo sinzavuge urakoze. Yes, ariko se ubivuga gute? Ubivuga gute? Wivuga urakoze nk'umwikiza. Urakoze. Wivuga urakoze nk'umwikiza, atabyumva nkaho umumenyesheje kutari warigeze wishima mbere yaho, niba musanganywe mukaba musanzwe mubikora, cyangwa ngo abyumve ko umwirukanye kumubwiye ngo urakoze, ntuzongere ibintu nkoreye wapi, cyangwa kumubwiye ko udashaka kumuzongera kubikora na rimwe. Sibyo? Kubivuga rero kumushimira si bibi, ariko mushimire mu yandi magambo, cyangwa se nunakoresha urakoze uyivugana amarangamutima akwiriye, bityo yumve ko wanyuzwe koko. Urakoze cyane, cyangwa se ubivuge nyine ukoresheje amarangamutima yawe. Hanyuma icya kabiri ni cya kintu cyo kumubwira ngo turabirangije se, ugahita utangara kubera iki? Kubera ko nyamuntu yarangije vuba. Arangije vuba nibyo, ariko ntabwo ari byiza kumwereka ko wowe ntaho akugeze, kuko bimwereka ko adashoboye, ko nta kigenda. Ntabwo mvuze ngo ntuzigere umubwira yuko atajya kugira hakugereza, cyangwa se yuko birangira vuba nta hantu bikugereye, ariko ntabwo ari ngombwa ko uhita ubivuga gutyo. Ibi bishegesha umugabo, ibi bishegesha umusore. Twabonye ko muri kamere yabo bakunda icyubahiro, bakunda kumva ko ari abagabo nyabagabo, cyane cyane kubyumva ku bagore bakunda. Bigumane mu mutima wawe rero, ndetse nukenera kubimubwira ushaka amagambo aboneye cyane ubimubwiramo, kugira ngo utavaho umutesha umutwe, cyangwa se utavaho yumva yuko abaye zera imbere yawe. Urugero, ukamubwira ko nubwo birangiye vuba ariko ntabwo byari bisanzwe, iyo bikomezaho gatoya, ukamubwira muri iyo sanse yo kumwereka yuko yes birangiye vuba ariko byagenze neza, ugashaka ukuntu bizana. Nanone hari ikindi kintu cya gatatu. Icya gatatu ni urugero ngiye gutanga rwo kuba murangije gukora igikorwa ugahita utangira kuzana ibintu bihangayikishije urugo, cyangwa se bihangayikishije couple yanyu, ntushyiremo guhumeka. Urugero, yanguzanyo ko itangiye kutunanira kuyishyura, cyangwa se ese twafata iyindi, cyangwa se ugasanga utangiye kuzana ibintu by'amashuri y'abana birimo school fees n'ibindi byinshi. Mumaze kugira ibihe byiza, ibyo bihe ni mu biprofite. Ni kubera iki ushaka guhita uzanamo ibintu bihangayikishije urugo? Ni ukubera iki bya byishimo ushaka guhita ubisenya muri ako kanya nk'ako guhumbya? Wikwihutira rero kuzanamo iyindi ngingo ibisubiza inyuma, ahubwo mu profite ibyo ngibyo mubishyire hasi, mufata akanya ko guhuza imitima, kuruhuka, gupfumbatana, ibindi mubireke, ibindi mu kandi kanya kaza kuza. Bityo rero iyo mufashe uyu mwanya bituma ya misembere ikomeza umurunga w'urukundo rwanyu, ikomeza kuvubuka neza, mugakomeza nyine gukundana, mugakomeza kwishimana, bikaba ibintu biryoshye. Hanyuma icya kane, wumva njyewe bimeze gute? Tuvuge ni umusore, urabizi ko yigeze gukundana n'abandi basore mbere, cyangwa se murushinze vuba, ariko urabizi yuko yari yarigeze kugira abandi bakobwa babonana, ugatangira kumaza ngo wumva njyewe meze ese nanjye donc urashaka ko kugereranya nabo yigeze gukundana nabo. Ese kuki wakorera umuntu ibyo udashaka kagukorera? Ese waramutse akubwiye ngo mugeranye n'undi musore waba warigeze gukorana nawe imibonano, cyangwa undi mugabo, wabikora? Wabigenza gute? Wabihera hehe? Niba uhise utekereza ngo njye nabikora nta kibazo, reka nkubwire ngo mu mategeko y'urukundo ibyo ntibibaho, nabyo ndaza kubigarukaho. Kumugereranya n'undi musore n'undi mugabo, komana urambabaje.
muri make rero wikorera mugenzi wawe ibyo nawe utifuza yuko agukorera. Hanyuma ikindi kintu cya gatanu, mumaze kubikora hanyuma warangiza ugahita umwerurira uti urampfubije kabisa, unarakaye cyane ugahita umubwira urampfubije ntacyo umukoze. Ibyo ntabwo bibaho. Niba wumva ntahagukoze nawe siwe kuko ikintu cya mbere bifuza nuko agira ahantu akugerera kabisa ku buryo utazigera wifuza undi mugabo mu buzima. Wihita rero bimubwira gutyo n'uburakari bwinshi. Ibuka ko icyo ari igikorwa cy'ibyishimo, ntabwo ari igikorwa cyo kurakaranya, ni igikorwa cy'urukundo. Si igikorwa rero cyo gufata uko ujenjetse cyangwa cyo gutukiraho umuntu. Niba koko ntaho yagukoze, shaka kuza kubimubwira, cyane werekeza ku kuba ubutaha noneho ari wowe muzashyiraho ingufu. Mubwira uti byari bimeze neza ariko uyu munsi wari uwawe, ni wowe twagereye ahantu, nanjye ubutaha ni njyewe nyine, ingufu tuzazishyira kuri njyewe. Ugashaka ukuntu bimubwirana umutima mwiza, useka ariko kumwereka yuko ari ibintu bitagize icyo bitwaye, nubwo bwose ahita abyumvamo ka kabazo, ariko muri wiringi cyangwa se mufite ubushake bwo gukemurana. Ikindi indi nteruro ni kumubwira ngo uwo twakundanaga mbere yakoraga gutya. Ugashaka kumwereka ko yakoraga gutya, wowe ntabwo wabigerageza. Mana yanjye, noneho utangiye kumubwira ngo uwo mwabonanye mbere yakoraga imibonano neza kumurusha. Utangiye no kumubwira ngo niyige tekinike ze, niba si izo tekinike ze zarakunyuraga kuki mutakiri kumwe. Oya, ibyo ngibyo ni bibi, ibyo ngibyo ntabwo bibaho, ubwo uburengereye. Niba hari ingingo rero itagomba kumuzwaho mu mwanya w'igihe mwarimo mutera akabariro cyangwa mukarangije, ni ugushaka kugereranya umuntu n'ubundi, nubwo bwose waba abizi neza ko wenda tuvuge uri divorce, mwarongeye murabana nyine kubera ko wari waradivorushije, ariko kirazira kikaziririzwa kuba wakomoza ku buryo uwo mwabanaga mbere yitwaraga muri iki gikorwa cyo gutera akabariro, kandi noneho unavuga yuko ari we wabikoraga neza. Kirazira. Mwaratandukanye, ibyo byibagirwe, bibike kuri. Noneho ikindi, telefone z'iki gihe zizarikora, ugasanga umuntu ahise akubwira murangije gukora icyo gikorwa, nibwo kikirangira ku kanya, nta n'ikindi kirakurikiraho ngo mpereze iyo telefone, wenda yari irambitse iruhande rwe. Gute se? Cyangwa se ukayiterura ukayifata niyo yaba iri iruhande rwawe. Ni gute urangiza igikorwa nk'icyo kirimo santima cy'urukundo, warangiza ugahita wirukankira muri telefone? Ubu ikintu cyihutirwa byasaze ugiye kureba muri telefone ni igiki? Kiramutse gihari, yes, nawe arabyumva, ariko se mu gihe kidahari. Rero uyu ni umwanya utari wo kujya muri telefone, ni umwanya wa santima, nk'uko twari twamaze kubivuga, wo kubwirana neza, wo kwibutsa umuntu ko ibintu biryoshye, wo gupfumbatana. Ntabwo ari umwanya wo kujya muri ibyo bintu byose. Hanyuma nanone hari igihe ushobora kumubwira uti kunanirwa bibaho, ubutaha uzabikora neza. Ibyo bigaruka kuri cya kintu tugeze kuvuga cyo kuvuga ngo yabikoze wumva ntiyakugereje ahantu, wangiza ugahita utangira kumubwira ngo kunanirwa bibaho. No, yego wenda birashoboka yuko wabimubwira, ariko bimubwire mu magambo aryoshye. Ibyo uvuze ntabwo ari ibimuhumuriza, ntabwo akeneye yuko unamukosora ngo umubwire ngo wabikoze nabi cyangwa se ngo wabikoze nk'umuntu unaniwe koko. Oya, ibyo uvuze bishobora kuba intandaro yuko igihe muri kumwe katazigera kongera no kweguka, akumva ntabyo ashaka, kubera yuko azi yuko uzongera ukamuca amazi. Kandi ushobora no kuba waketse yuko ariko yarananiwe kandi wenda atarananiwe, kandi rero anabizi neza yuko rimwe na rimwe yananiwe ahubwo abikora neza kurusha uko yabikoze uwo munsi. Ashobora kuba koko hari n'ikibazo yatangiye kugira afite nawe atangiye kukiyumvamo, ugahita utangira kukibona mbere ye. Ibyo ngibyo ni bibi cyane, uba umuciye intege bikabije. Icya cyenda, ni nko guhita ukomoza ku bana. Tuvuge n'umusore mukundana, noneho ntabwo mwarushinze, ariko niyo mwararushinze, abana bari mu bintu bibishya kiriya gikorwa. Ukaba rero mutararushinga, ugatangira kumbwira ngo cyanyereka abana tuzabyara uko bazaba basa. Twaba tuba hehe, twaba tumeze gute? Ugasanga utangiye no kubimubwira ataranagusaba yuko murushinga. Oh my God, abasore batinya ibi bintu. Nubwo bwose tujya tuvuga ngo kubyara umwana udafite se bivuna umukobwa, ariko burya n'uwateye inda nawe aba ahangayitse. Rero kugira ngo atagire kumenya ngo ufite agatekerezo ko gushaka gusama inda,
kuko we iyo uvuze abana n'icyo ngicyo ahita areba, ahita avuga ati uyu mukobwa babona ari kuntega inda, ari kuntega kugira ngo mutere inda. Umva, ashobora no guhita avuga ati birarangiye, kandi wowe wari uzi yuko ari umuntu ushobora kuzakubera umugabo, ariko relationship agahita yirangiriza aho ngaho kumirwa. Irinde rero kuzana ibintu by'abana ku muntu, cyane cyane noneho utaranagusaba kuzarushingana nawe. Hanyuma nanone icya 10 udakwiriye kuvuga nyuma yo gukora iki gikorwa ngo ejo ntuzibagirwe gukora iki ngiki cyangwa kiriya. Uzanye ibibazo, uzanye akazi, ntaho bitaniye na byandi nakubwiraga ngo uvuga ibintu bihangakishije urugo, wizana ibintu by'inguzanyo by'amafaranga y'ishuri n'ibindi, wizana n'akazi. Niba hari akazi agomba gukora uzi ko atarangije, cyangwa se uzi icyo washakaga kumubwira ko atakoze neza, cyangwa se icyo ushaka akazitaho cyane, no, uyu nguyu ntabwo ari umwanya wo kuvuga akazi. Banza ureke muhumeke icyo gikorwa mu kibyaza umusaruro. Hanyuma reka ngohe inyongezo y'ikintu kidakorwa gitangaje, ariko kidakorwa cyangwa se utabwira umugabo, umusore nyuma yo gukora imibonano, cyane cyane umusore: ndagukunda. Ushaka kuvuga se nigute utabwira umuntu ngo ndagukunda kandi nyine mwakoze imibonano? Nigute ushobora gukora imibonano n'umuntu udakunda? Nibyo koko ni itegeko rya zahabu, ni ikintu cy'ingenzi ugomba kubwira umuntu, kumubwira ko umukunda biraryoha cyane cyane, ariko iyo umuhungu abibwira umukobwa, ariko n'umukobwa ubwira umuhungu nawe arishima cyane cyane iyo umuhungu abibona koko wa mukobwa mukunda. Ariko ntuzigere na rimwe ubwira umusore ngo ndagukunda mumaze gukora icyo gikorwa kandi ari ubwa mbere mugikoze bwa mbere. Buriya akenshi mugikora bataragukunda, wihita usara rero ngo utangira kumubwira ngo ndagukunda, cyane cyane ko akenshi nawe aba atarabikubwira. Wimutanga, genda gake. Yego ushobora kuzamutanga kubivuga, ubu ngubu ibihe byarahindutse, ariko niyo waba uzamutanga kubivuga, uwo si wo mwanya mwiza wo kubivuga. Uti kubera iki? Umuteye ubwoba. We yaje azi ko ari guhevinga fani, ni ibintu bigiye kuba bikarangira akagenda. Wasanga wenda nabikorana n'umukobwa urenze umwe, so wowe gusa. Wasanga atari nawe uri kuri top list, nubwo wenda ari kuzagera ukahajya buhoro buhoro, uko agenda kumenyera, amenya n'imico yawe myiza. None utangiye guhita wikuraho mu kanya nk'ako guhumbya, uhita umubwira ngo ndagukunda, kuko arahita avuga ati wa mukobwa ari serious, ibintu yabikomeje, kandi igihe ntabwo byari bikomeye, ibyo ngibyo nashaka kukubwira uyu munsi. Reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ngende Shangazi Emma Claudine.